ibi ni ikintu abantu bakwiye kwitondera kubera ko Imana irambwira ngo nguhaye Kariza Liliane nk'umugore wawe. Nkagenda nkafata ko Imana impaye umuntu utagira icyaha, utagira ikosa, utagira icyasha, utagira mbese uri perfect 100%. Hanyuma nawe Imana yamubwira gutyo akagira ngo ni perfect 100%. Ariko mwibuke ko turi abana b'Imana kandi hirya y'ibyaha byose dukora ntabwo Imana itwihakana. Akarere ka Rutsiro habamo igiti no mu misi ishize bakoze kaburimbo baragikati. Ni igiti umukobwa wese igihobeye abona umugabo. Ndashaka mwumve kwizera ni ikintu kinini. Ni igiti gifatwa nk'Imana y'abagore. Abagore bagihobeye nibyo babisabye cyose barakibona, cyane cyane abagabo, ababuze abagabo. Noneho kugira ngo mvuge ukuntu beremereye. Reba ahantu leta y'u Rwanda ivuga ngo twatanze budget tugiye gukora kaburimbo. Bagera kuri icyo giti umuhanda ukakizenguruka, ntugikoreho, ukakizenguruka iburyo n'ibumoso. Hanyuma wagera mu rugo Pamfira yakora icyaha cya mbere, yakora icyaha kabiri, yakora icyaha gatatu, ugahita uti Imana ntabwo ari uyu wambwiraga. Kuko wowe Imana akubwiye uwayo, we wiremera uwawe mu bitekerezo. Wumva iguhaye uzajya uvuga ntasubize. Iguhaye uceceka iti Imana si umugore wampaye, ni umugome ibintu avuga. Hekinyizi yinye kuri Imana yambaza ngo abagabo n'iki abakorera kugira ngo banyurwe. Abagabo bako nyine bateye ukuntu. Niki nagukorera ngo unyurwe? Imana naguha umugore uvuga iti no si umugore wampaye n'isande, yaba utavuga utari ko Mana umugome wampaye tubana ashobora no kuzakwica numenye yakwiciye. Yaguha umugore ufite itekerezo byinshi byagutse utima umugore wampaye ni igishegabo. Yaguha umugore uyoboka muri byose ukavuga uti nta kinamaze. Nyine Imana imbaza ngo mbariza abagabo ngo niki mushaka. Abantu muturuka icyangugu, hari igiti abanyacyangugu baza bahobera ngo utagihobeye ntashobora guhirwa mu rugendo rw'inyuma y'ishyamba. Nagomba benshi abize abanyacyangugu icyo kintu barakizera. Uramutse ugiye mu bapfumu bakakubwira ibintu ukora kandi ukabyara, wabyara umwana akazagira ibibazo nyuma, wazavuga ko ukore kose n'umwana ariko impamvu nuko namuvanye mu bapfumu. Ariko uzi kuba umupfumu pastor waguha umwana kandi nawe ari umupfumu ariko ukorera mu rusengero, ugira ngo wazagitekereza ko n'umwana ikibazo agize sari ikibazo cy'imyuka? Ntabwo bishoboka, ntabwo wazagitekereza. Niyo mpamvu nayivuze nti rero byose ni kimwe n'ubundi bose n'abapfumu nuko batandukana imyenda bambaye inyuma. Mujye mutekereza impamvu kera mu miryango nyarwanda hari imiryango itarashyingiranaga. Jerimene twakuze nabacu mu muryango tukabanza tukajya kukuraguriza. Twajyayo bakatumufunga tubwatire kare uwo mugore ni umukenya ntimumuzana azabakenya. Kuko niba mu Rwanda rwa kera twaragurizaga umugeni Imana zacu zikamwanga, ntabwo ubwo byabaga birangiye ahubwo benzwe. Igihugu cyiza kiradutegereje mu ijuru, kizicarwamo n'abatowe na Yesu. Harya bavuga ngo iki? Naragiye urimo birajyamo. Turabasuhuje, tubahaye ikaze kuri uru rubuga. Tunejejwe n'Imana mu mitima yacu kuba muri uyu mwanya. Hanyuma tugiye gutangira dusenga Imana mbere y'uko twakira umutumirwa dufite uyu munsi. Twagiriwe umugisha, ndumva mufite amatsiko menshi, mwese mugira amatsiko yo kumenya ngo ese uwo mutumirwa ninde. Ndaje rero tumwakire, ariko reka dusenge kugira ngo Imana ize kubana natwe hanyuma dukomeze. Mana nziza, Mana yera, Mana y'icyubahiro, turagushimiye muri uyu mwanya kubera yuko ineza yawe idusunika iminsi. Turagushimiye kubw'ubuzima uduha ko bwije nuko bukeye, ukaturindira muri iyi si ishaje, ariko kandi ubugingo n'umubiri n'umwuka bikaba bizima. Icyubahiro n'ikibi cyawe. Tweretse iyi gahunda tugiyemo mu izina rya Yesu, twetse iki kiganiro kugira ngo ururukire kubana natwe, umwuka wawe wera atuyobore, abe ari wowe udukoresha, kubera yuko twebwe ibyo twavuga ntabwo twamenya iby'imitima y'abantu ikennye, ariko kandi umwuka w'Uwiteka uba muri twebwe adukoresheje
mwami Imana abantu benshi babasha gukira, babasha kunguka mu izina rya Yesu. Bane natwe rero, tangirane natwe, uze gusozanya natwe, dusenze twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ego, murakoze cyane. Tutagiye mu bintu byinshi rero, nagira ngo twakire umutumirwa w'uyu munsi, hanyuma adusuhuze, anatwibwire. Ni karibu. urakoze cyane. Hanyuma icyo nzi ni kimwe, Ego, nuko nawe utatwibwiye, bityo sindi ukwibwire nange utatwibwiye. nari nzi ko musanzwe munzi. Nari nzi ko musanzwe munzi, ariko reka nivuge nta kibazo. Nitwa Muhoza Germaine. Muhoza Germaine, mama Risoni. Mama Risoni. Ego. Madamu Reveriye. Madamu Reveriye. Hanyuma ndi umudamu Imana yagiriye neza, nkuko wari ubivuze, umutware wanjye nyine. Yego, Reveriye. Hanyuma dufitanye abana 3. Turi abakristo, dukunda Imana, tugakundana abantu bayo. Urakoze cyane. Ubu noneho nanjye nakwivuga kubera ko wenda abantu bakurikira urubuga mukoreraho channel yanyu abonye muririmba cyane. Dukunda kuririmba. Nubwo wantumiye ariko turi buririmbe. Nitwa Pamphile. Hanyuma abantu muze kubona turebana na Germaine tugaseka, mukabona ikiganiro gikozwe muri buno buryo, mugire ibibazo byinshi mwibaza n'umugore muri muna wanjye. Namwe muhita mutekereza ukuntu abantu baba babanye, uko nyine tubanye. Nuko ikiganiro ntabwo nzi niba icyo kizatambuka mbere cyangwa ikizatambuka mbere ni iki, ariko ko mutatubona rimwe twese ngo mumenye ngo biba bimeze gute. Niyo mpamvu muri uzo kubona tuganira nyine dushobora no gutebya, kandi tukavugamo n'ubutumwa bwiza, hataza kugira umuntu wibaza ngo none se ngo Pamphile ngo bwa mbere akoranye ikiganiro n'umugore w'abandi baseka bicaranye. Niyo mpamvu nuko n'ubundi ari umugore wacu. Hanyuma bakoresha channel yitwa Reveriye na Germaine. Yego, na Germaine. Kubera ko muri abahanzi. Urakira umugabo wawe twararimbaga muri korali yiga Kabgayi muri Saint Joseph. Hanyuma akaba azi kuririmba cyane. Ngewe rero senyisi cyo kurwanira kuza imbere, we ntabyo nari nzi. Karimba bakamuha amafaranga. Muri korali. Buriya yarazi kuririmba cyane, sinzi wenda niba yamaze gusaza. Zarapfuye. Ariko aragerageza. N'ubu arabizi. Abantu ushaka kujya gukurikira indirimbo bakurikire channel. Ubwo ndabwira kuri Beura kubera ko biwanyu ubu bazamusanzwe umenyeranye. Ngiye nkorera umurimo w'Imana kuri Beura washingiwe. Hanjye ubwo ndi umugabo wa Kariza Liliane. N'abana 3. Ako urumva ibyo bintu birakondetse pe. Imana yagize neza. Ni yankunda gusetsa mbwira abantu nkababwira nti umunsi Imana imbwira iby'abana iryo joro rya mbere rirerire, Imana yambwira ngo izampa abana. Hanyuma kandi kanambira n'ibindi byinshi nabivugire hano. Hanyuma bimbwiye muri iryo joro ntanza nese nkora amasengesho iminsi 2 niba nibuka neza kubera ubwoba. Ko nayo iminsi ntekereza ibintu bibiri. Ari inyigisho twigishijwe ziterabwoba mu barokore, kuba Imana. Hari n'umupasiteri muretse kumva ibyigisha bati Imana niyo ikubwiye ngo izaguha ibiryo, atumenya ko bw'inzara ije. Nibwo bitangiye, ariko n'ubundi urebye niko twabyigishijwe cyane, ariko iteka ryose ntabwo ari byo. Kubera iki? Ubu urumva nanjye n'ikibazo nahise ngira. Naravuze uko biri kose ko Imana imbwiye abana nta n'umugore mfite. Icyo gihe nari no muri leta naive ntashobora guteta. Ndavuga nubwo karabaye nzatinda kubona urubyaro tu. Bizagorana. Cyangwa se nzababona bakurikiranye mu mwaka njye mbyaramo 2. Nabwo numva n'ikindi kibazo. Njya gusenga. Ariko nasanze ibintu byinshi byitwa nuko batwigishije Imana nabi. Batwigishije Imana nabi. Imana y'ukuri yiriyo
ntabwo ari batwigishije, ahubwo abantu batwigishije imana zabo. Wowe ugasanga ufite imana yawe uko uyumva ukayirema gutyo ikaguhindukira gutyo, hanyuma wajya kutubwiriza duhagaze imbere akaba yitubwira. Niyo mpamvu uzasanga hari abavuga ubutumwa baba bihirwe akubwira imana nabi, ariko imana marayizi ubwo. Njye numva ahari buri wese avuga imana uko imeze. Yego, uko imana yimeze niko ayivuga. Nicyo kibazo rero dufite. Nicyo kibazo dufite cyuko imana ya Pamfili yayikubwiye uhita wumva uzinutswe icyitwa imana cyose. Kuko nawe ibaza umuntu ukubwira ngo imana yampaye urugo rubi. Nyamara njya nkunda kubwira abantu ngo ibintu mubona hano kuri kamera ntabwo bikwiye kuba ari byo mushingiraho iteka ryose. Mujye munacukumbura mwinjire mu buzima bw'abantu bo kuri kamera. Uyu muntu mu kurambagiza urasanga yari yarasheze, utamubwira ngo n'umugabo si uwawe cyangwa n'umugore si uwawe ngo abyemere. Ariko agezeyo biramuhindukanye, aravuga ati ni imana yamunkubiseho. Oya, hari n'ikindi. Hari ukuntu imana ikubwira ngo izakubakira cyangwa uzaguha wenda umugabo mwiza cyangwa umugore mwiza, ugasanga mbere y'uko isezerano risohora hari agaklose shitani ahise ashyiramo, ukavuga uti n'uyu uko byagenda kose. Noneho ntugire amakenga cyangwa ngo ukomeze usenge ubaze imana, ugahita ugendera gutyo, ugahita ufata ibyo ubonye kandi wenda atari byo byari n'igisubizo kivuye ku mana. Njye niko mbitekereza. Sinzi uko byo wateguye ikiganiro uko kiri bugende, ariko reka nkubwire ibintu birigize byambaho. Nigeze nasenga n'abahanuzi amakupule abiri, umugore n'umugabo ari abahanuzi, n'indi couple ariko umugabo ari umuhanuzi muri couple we mbizi. Umugore we niwe ntarinzi cyane, ariko abo bandi bose batatu nari mbazi. Nkuko nyine njyewe na mama Shana twese twaba turi abahanuzi burundu njyewe mbizi. Hanyuma we na Reveriye nkaba mbizi ko Reveriye ari umuhanuzi ariko we ntabizi ko uri umuhanuzi. Urumva rero aba bantu ntabwo ari abantu bajya gushakana gutyo gusa, uko biri kose nta muhanuzi ubaho wiyobora, kuko ndetse kine burya abahanuzi batandukana n'abandi bantu mu buzima busanzwe. Nkaba mbizi neza ko ino couple ya mbere y'abahanuzi bombi umugabo n'umugore bajya gushakana imana yaravuze. Noneho irabibabwira bo ubwabo ariko inabivuga igihe kimwe mpari. Inabatumaho abantu. Noneho hateye kabiri ingo zirabananira. Vurugu umwe timbura TV. Njya gusenga amazimana. Ujya kubwira uno muntu umubwira urugo nari mpari. Icya kabiri nanamweme na muhanuzi ari we n'umuhanuzi mwiza, ari umugore n'umuhanuzi bose bari beza. Icyo ukora nyine wenda umugabo ukabona kazama amahana ya kigabo, ariko umugore we yaritondaga cyane. Urugo rubananiye gute? Uri imana avuganye nabo ni gute babwiye ko bahaye urugo rwiza, urugo rw'umugisha, urugo rw'amahoro, bla ni iki? Ubwo nari ndi gusenga n'agahinda kenshi nibwo numvise ijwi rimpamagara rimbwira ngo ntabwo imana iza ngo isimbure umuntu mu nshingano z'urugo. Si cyo kintu cyumva. Kuba Pamfili ari umwana w'Imana, ariko mujye murika ko turabana Imana ariko tunakora bya bisanzwe dukora. Imana yacu kabibizi kandi kubera ati ndakubabariye, ikubabara ibyo wakoze. Hanyuma ikosa dukora niki? Imana irambwira ngo nguhaye Kariza Liliane nk'umugore wawe. Nkagenda nkafata ko Imana impaye umuntu utagira icyaha, utagira ikosa, utagira icyasha, utagira mbese uri perfect 100%. Hanyuma nawe Imana yamubwira gutyo akagira ngo ndi perfect 100%. Ariko mwibuke ko turi abana b'Imana kandi hirya y'ibyaha byose dukora ntabwo Imana twihakana. Ivuye uti Pamfili watukanye hariya, warwanye, wagize umujinya, wabeshye, wibye byari byose ngo ubwo ndakwihakanye ntabwo ucyumwana umwana wanjye. Niyo mpamvu burya Imana ijya kuguha umugabo, reka mvuge ijya kuguha Reveriye. Reveriye ari umwana wayo ariko nayo amafuti ye yose. Iravuga ati humura Jeremie, Reveriye n'umwana wanjye nkuko nawe uri umwana wanjye. Duhita twirengagiza rero ko turi abana b'Imana ariko nayo amafuti yacu tuyafite imbere y'Imana. Twe tukaba tuzi ko ibyaha nakoze nzi igihe mbyihanira. Wowe ushaka ko wambonye nkora icyaha ariko ntiyigeze umbana nihana. Ariko igihe nihaniye Imana irakomeza kuvuga umwana wanjye. Nacyo igihe nakoraga ibyaha ntabwo byatuma Imana itaza kundefanda. Hanyuma wagera mu rugo Pamfili akora icyaha cya mbere, akora icya kabiri, akora icya gatatu, ugahita uti Imana ntabwo ari uyu wambwiraga. Kuko wowe Imana akubwiye uwayo, we wiremera uwawe mu bitekerezo. Wumva iguhaye uzajya uvuga ntasubize.
uguhaye uceceka iti Imana si umugore wampaye ni umugome ibintu navuga ikinyiji ginye kuri igeze nkora ikiganiro mu minsi ishize Imana nambwiye ngo ngikore ariko nabonye umusaruro wacyo hari ibintu Imana imbwira ngiye simbe mbyumva nkabikora gutyo ku kintu ngo Imana yambaza ngo abagabo n'iki abakorera kugira ngo banyurwe abagabo bako nyine bateye ukuntu niki nagukorera ngo unyurwe Imana guha umugore uvuga ati no se umugore wampaye n'isande yaguha utavuga utari ko Mana uyu mugome wampaye tubana ashobora no kuzakwica numenye yakwiciye yaguha umugore ufite itekerezo byinshi byagutse utima umugore wampaye n'igishegabo yaguha umugore uyoboka muri byose ukavuga uti nta kintu amaze nyine Imana imbaza ngo mbariza abagabo ngo niki mushaka hanyuma subije ute rero yarimbwiye ngo mbaje ahubwo abantu batubwira icyo basubiye ngeze ngo yarabanje kubaza hanyuma icyo gihe wenda nyine gusubiza nkanje ku giti cyanjye nawe muri bwisubirize kuko nanjye ndi umugabo ariko abantu mureke turekereze kabiri reka ngo umwanya wawe uyobore iki kiganiro n'ubundi wagitangiye hanyuma uko biri kose nanjye nzabatumira mu cyanjye cy'ubutaha nzategura dushingiye kuri ibyo ngibyo se ahubwo twari turi kuvuga Imana yavuze ibi yakoze ibi kandi tugeze kuvugamo ko buri wese afite Imana ye yego hanyuma mu by'ukuri mbwira ariko atari nanjye ubwira gusa ubwira n'abadukurikiye bose kuri wowe Imana ninde umbajije Imana ninde yego ariko nishaka wari kumaza ngo Imana ni iki hari ibibazo bibazwa bikabazwa muri verisiyo zose kugira ngo kize kumvikana kuko abantu abo twita abate ate abenshi mu barokore tuzi ko ngo ari abantu batizera Imana ariko ntabwo ari byo ahubwo bo bizera ko Imana itabaho bafite ukwizera gukomeye ko nta Mana ibaho yego buri wese aba afite kwizera ni ikibazo cyo kwizera nicyo kintu njya nkunda kubwira abantu isi yose domene zose zibaho ku isi zibewe no kwizera yaba politiki kuko njyewe ndabikubwira nk'umu teologue ariko umuprotestant nawe kubera ati ibintu byose ni politiki burya niko bose bakubwira kimwe nuko umunyamibare yakubwira ati ibintu byose ni imibare ariko njyewe reka mvuge gutya ibintu byose ni ukwizera kuko ujya gukora ubushakashatsi wese aba afite ibimutera gutekereza ibyo bintu ni ukwizera kumuyobora ko ufata aya mabuye abiri akayegeranya akayakubita akayacanira akagira gute biri muze kumuridinga ku kintu runaka rero abantu twita abahakana Imana abizera ko Imana itabaho cyangwa se abatemera Imana uko wabita kose ni umwe nuko tubavuze mu mazina yabo atatu ariko mu by'ukuri bizera ko Imana itabaho rero Imana ntibayifata nka ninde bayifata nka niki hanyuma n'abafilozofe iyo tuvuze abafilozofe mu by'ukuri ni ijambo rigari tubura uko turifata kuko hari igihe akenshi iyo uvuze ngo abafilozofe iyo bashaka kwigaragaza nk'abiza kuvuga ngo ni inshuti z'ubwenge cyangwa z'ubumenyi kuko nicyo iryo jambo filozofe bivuga ariko mu by'ukuri iyo urebye abitwa abafilozofe ni nk'abakozi ba Satani beruye bakora muri high level yego njyewe nuko nabasobanura n'abantu biga filozofi muzabona ko filozofi ishingiye ku kwibaza ibibazo no gushaka ibisubizo ngeze kwigaho kantu gatoya ariko umvaga ari hatari urumva icyo filozofi ikora ishingiye ku kwibaza ibibazo no gushaka ibisubizo kandi bakuwemo Imana oya nta Mana ibiri yego niyo mpamvu rero ni abakozi ba Satani bakora kuri high level bo ntibahakana Imana noneho aho bibera bibi ni uko usangamo harimo abakristo n'abatari abakristo
habamo abo bizera ko Imana itabaho n'abizera ko Imana ibaho bakajya muri ibyo bintu, ariko nanone ugasanga ashaka kubivanga. Ari nayo mpamvu uzasanga hari nk'ibitabo byo muri Bibiliya leta bahindura bya filozofi, ariko mu by'ukuri atari bya filozofi, ahubwo ni ubuhanuzi ariko buri mu buryo bw'ubusizi n'ubuvanganzo. Ibyo rero bituma umuntu ashobora kubitekereza nka filozofi, ariko ubundi filozofi uyitekereje ni ikintu kiri diabolique ukuntu, kuko ni nayo mpamvu uzabona filozofi bafite ibintu bizera, bayoborwa no kwizera kunini, ndetse urebye ahanini kuruta uko abakristo tugira mu mibereho yacu ya buri munsi, ariko ukabona kuri diabolique ukuntu. Rero urumva twibaza ku Mana tugeze kuri icyo gice cya kabiri cy'abafilozofi cyangwa cya filozofi, bo bizera ko Imana ari imbaraga cyangwa se principle ukuntu, ntabwo bayizera nk'uko abizera ko Imana ibaho. Muri filozofi bo bizera ko Imana ari nka principe, amahame runaka ari hariya, bakavuga bati ubwo niyo Mana yacu. Yego, cyangwa se bakayizera mu bundi buryo, bakayizera nk'imbaraga. Bo bakumva ko Imana ni nk'imbaraga cyangwa se nyine, ariko imbaraga iri supernatural, nyine imbaraga z'ibirenga, imbaraga zihambaye, cyangwa se bakayifata nk'amahame nyine, ama principe, bakavuga ati Imana ni principe. Ubwo nabo abona uko filozofi isobanura Imana. Ariko nanone twajya kubizera Imana, ubwo abizera Imana mu madini yose atandukanye, kubera ko iyo tuvuze gutyo ndaza kujya muri aya madini manini nk'ubukristo, Isilamu, Judaisme, bo bizera ko Imana ari umuremyi wa byose, ariyo yaremye ibintu byose, ibyo tubona n'ibyo tutabona, ibyo tuzi n'ibyo tutazi. Iyo mvuze ngo ibyo tubona n'ibyo tutabona, mba mvuze iki? Mba mvuze ibintu byose biri ku isi, amabuye, ibiti, abantu, inyoni, ibi byose, ibi bintu tubona mu isanzure, Jupiteri, Saturune, inyenyeri, ukwezi n'ibindi byose biri aho mu isanzure, ibyo dushobora kubona turebesha amaso y'umubiri, nako aya maso y'abantu, cyangwa dukoresha ibyuma kabuhariwe, byaba bitoya, mikorosikopi cyangwa amatelesikopi bireba kure. Ibyo byose nibyo tuvuga ngo nibyo tubona. Noneho hari n'ibyo tutabona, ibiremwa by'imyuka, abamarayika n'abadayimoni, even na Satani ubwe. Ibyo byose twe twizera ko ari Imana yabiremye, ni umuremyi w'ibyo bintu byose. Uko niko ayo madini manini agenda bisobanura. Ariko noneho hakabaho n'amadini mato arimo aho hagati agenda asobanura Imana, bazigira nyinshi. Hakabamo Imana zitanga urubyaro, ni icyo cyonyine ishoboye. Hakabaho Imana zitanga imvura, hakabaho Imana itanga umucyo. Donc bagenda bazigira, ari ukumva zo ziba Imana nyinshi zitandukanye, n'izitanga abagabo ku bakobwa. Ariko no mu Rwanda zirahari. Hano hirya, hano haruguru mu karakarere kitwa ngo ki, urenze Musanze, hagati ya Musanze na Karongi, amamaka y'akarere Samba, tari Ngororero, Rurindi hano hejuru, oya Rutsiro, akarere ka Rutsiro habamo igiti, no mu misi ishize bakoze kaburimbo baragikata. Ni igiti umukobwa wese igihobeye abona umugabo. Ndashaka mwumve kwizera ni ikintu kinini. N'u Rwanda tuya twicara aho Rutsiro, icyo giti kirahari cy'amateka, nyine ni igiti gifatwa nk'Imana y'abagore. Abagore bagihobeye n'ibyo babisabye cyose barakibona, cyane cyane abagabo, ababuze abagabo. Noneho kugira ngo mvuge ukuntu biremereye, reba ahantu leta y'u Rwanda ivuga ngo twatanze budget tugiye gukora kaburimbo, bagera kuri icyo giti umuhanda ukakizenguruka, ntugikoreho, ukakizenguruka iburyo n'ibumoso.
birahari ntabwo mbabeshya hano ni mu Rwanda ahantu wazahajya abantu baturuka Icyangugu wazajya kureba uko bimeze aho hantu uzajyeyo abantu baturuka Icyangugu aba ari ukukireba gusa ntabwo ukaba uri kujya gushaka umugabo uramufite n'abana umugabo ndamufite tudafite n'amafaranga kandi ntabwo mbambwiye ko icyo giti gitanga amafaranga abantu muturuka Icyangugu hari igiti abanyacyangugu baza bahobera ngo utagihobeye ntashobora guhirwa mu rugendo rw'inyuma y'ishyamba ntabwo mbabeshya abanyacyangugu icyo kintu barakizera ibintu mbabwira Icyangugu ngendayo kenshi n'ubu vuba cyangwa ikiganiro gishobora gusohoka naranagiye ariko ibi mbivugiye iki ni imyizerere y'abanyacyangugu kandi igice kinini cy'abanyacyangugu ni abakristo ubwo se nabo bakaba bizera ibyo bintu cyane ari n'abakristo abenshi muri bo ni n'abakristo mu ADPR n'abahanuzi baza ariko icyo gito kagihobera oya rero muransobanurira iyo mana dukurikiye iyo ariyo ntabwo ari igitangaza kuba abarokore bagihobera kucyumva ko bikomeye guhobera icyo giti birakomeye kuruta gufata amazi ugashyiramo umunyu ngo ukayakaraba ukabukarabya imikoshi n'imikasiro na karande ahubwo ubwo nari ndimo nibaza nti byaba bitaniye na kwa kundi tuba mu nsengero ariko ugasanga tujya no kuraguza ibintu byo kuraguza kw'abarokore byatangiye bikorwa mu buryo busa nk'ubutagatifu ugasanga Pamfile araje arababwiye ati abakobwa mwese mwabuze abagabo nimuze hano mukaza agatabwa nk'ikintu mugiye kujya gukora cyangwa se pasiteri akaba afite amavuta basiga njyewe kugira ngo ni inama nagira umuntu n'ubundi byose ibi byose ni kimwe aho kugira ngo pasiteri azagusigara amavuta ngo kugira ngo akuderivure uzashaka umupfumu n'ubundi abiguhe byose birangiye byose ni kimwe ni kimwe 100% namba nibyo mu bapfumu kuko nibinapfa uzabuza aho byapfire kuko bizi ko wagiye mu bapfumu naho iyo bipfuye byaragiye kwa pasiteri ukomeza kugenda mu kinyenga cy'ibintu uzi ko ari ibintu bitagatifu kumba ari bya bindi byapfuye ariko uko biri kose reka nkwe nk'urugero rworoshye uramutse ugiye mu bapfumu bakakubwira ibintu ukora kandi ukabyara wabyara umwana akazagira ibibazo nyuma bazavuga ko uko ari kose n'umwana ariko impamvu nuko namuvanye mu bapfumu ariko uzi kuba umupfumu pasiteri waguhaye umwana kandi nawe ari umupfumu ariko ukorera mu rusengero ugira ngo wazagitekereza ko n'umwana ikibazo agize ari ikibazo cy'imyuka ntabwo bishoboka ntabwo wazagitekereza niyo mpamvu nabivuze nti rero byose ni kimwe n'ubundi bose n'abapfumu nuko batandukana imyenda bambaye inyuma uzajya mu bushaka ko niba usanga Yesu byarakunaniye uzajye muri ibyo urumva rero nari ndi kuvuga kuri icyo kintu cy'imyizerere uko abantu bafata Imana mu buryo butandukanye abo bose ni abantu mu byiciro byabo uko ari bine bafatamo Imana mu buryo butandukanye kugeza ubwo hari abahitamo ko bafata ibuye ridasanzwe babonye ahantu bakuze baribona cyangwa igiti cyangwa iki ibyo turabaseka ariko burya no mu yandi magambo nabo bafite ukuntu baduseka kubera ko iyo babona ngo wizera Imana hari amadini yizera ko habaho Imana imwe ubwo ni ubukristo usibye ko twe twizera Imana imwe mu butatu ariko n'ubundi twizera Imana imwe abayahudi bizera Imana imwe n'abayisilamu bizera Imana imwe ariko Imana y'abayisilamu si yo y'abakristo si nayo y'abayahudi nubwo bashaka kubitsindirira ko ari imwe ariko ntabwo ari imwe kuko Allah na Yehova ntabwo ari umwe habe na gato ariko abisilamu kugira ngo badukonvenke bashaka kutwereka ko Allah ari we Uwiteka cyangwa Yehova ariko ntabwo ari we ku mpamvu nyinshi uko Allah yivuga kuko kugira ngo kugira ngo umenye reveriye kuko uzi ko nagize uruhare mu iteretwa ryawe nagize uruhare rwinshi mu iteretwa ryawe wari ukeneye kumumenya ko amakuru we ayaguhaye n'abantu babanye nawe niyo mpamvu twaje iwanyu namwe mukaze iwacu mutarana abana ari kugira ngo umuryango kumenye natwe tumenye iwanyu tunamenye ko muri abantu hagendwa kuko abantu batabizi harambagiza imiryango cyangwa harambagizwa imiryango ntabwo umuntu arambagiza ntabwo manaje yemere ngo mukunde gusa murambagize ahubwo dukwiye kurambagiza n'imiryango kandi ibi ko tugiye mu kiganiro cy'abubatsi ibi ni ikintu abantu bakwiye kwitondera kubera ko mujye mutekereza impamvu kera mu miryango nyarwanda hari imiryango itarashyingiranaga Germaine twakuzana iwacu mu muryango tukabanza tukajya kukuraguriza
twajyayo bakatumufunga tubwira ati reka uwo mugore ni umukenya ntimumuzane azabakenya cyangwa mwe mwajya kuraguriza umukwe mugiye kuzana iwanyu Imana izonye zikamwanga. Kuki abantu batabyumva? Bakwiye kubyumva. Ni ibintu byoroshye. Yigo ni ibintu biri praticable kuko niba mu Rwanda rwa kera twaragurizaga umugeni Imana izacu zikamwanga, ntabwo ubwo byabaga birangiye ahubwo benzwe, kubera ko mu isi y'imyuka habamo ibyitwa prosperity cyangwa se abatware. Nk'urugero muzaganire n'abantu baza amateka ya Ryangombe na Nyabingi bagabanya u Rwanda. Umwe agira igice afata, undi agira icyo afata. Nyabingi afata igice cy'amajyaruguru, buriya Ryangombe ntabwo yageragayo. Ahubwo Ryangombe yari yarafashe asa nk'uturutse muri Tanzania. Niyo mpamvu muzumva mu bantu b'abarozi, sinzi impamvu utangiye gukurikira ibiganiro byose nkora kuko nanjye ubwenge bwinshi no mbukura. Ukumva nakubwiye atari ko buriya iyo bakuruza ukambuka umugezi ntibigukurikira, nta kindi nuko hari ubwoko bw'imigezi wambuka bitewe n'igice warogewemo, ntibabe bemerewe guterera mu kindi gihugu, ukabafata nk'aho wagiye mu kindi gihugu. Rero izo mana zabo zirabizi ko uno muryango niba ari uwa Nyabingi Ryangombe ntagomba kuwuzamo. Hanyuma ibi bintu babyumve neza na maspirita bakora muri ya miryango, ukumva ngo abantu abega nimba mwakoresha igikeri. Mukatekereza ko ari ikintu cyoroshye, ariko kiriya gikeri ni ikintu ni spirit ikomeye cyane mu buzima bwanyu. Ntabwo bari yo mana yabo. Nta ikibazo kugira ngo mutagira ikibazo mukazabivumbura, ntabwo ibemerera nk'Imana. Ntabwo babyita Imana. Ni nk'umurinzi, ni ukwiza n'ibindi. Ni nacyo gituma nacyo umuntu yakwibaje, ni gute umurokore ajya kurongora atabajije Imana ngo amenye ngo ese Pamfili uramwemera kwaza, kuko njyewe ndi uwa Yesu kuva ku mano kugeza ku musatsi, nta cyanjye mfite byose ni bya Kristo. Rero nta nicyo nkwiriye gutanga tutavuganye na Yesu. Nta magambo nta umukirwa n'abangwanga izazibiramo, kuko bagufasha bazatwara zose nizabe barazitwara, nicyo burya baba bavuze. Iyo bagufashe wibye nk'ijana wari ufite 1000 n'izigihumbi barazitwara. Hanyuma wowe wari uwa Yesu ugiye kuzana umukobwa wa Nyabingi gute mu buzima bwawe? Wari umukobwa wa Kristo ugiye kuzana umugabo wo kwa Ryangombe gute? Ibyo rero nibyo byakabaye biteba abakristo gusengera urugo cyane, kubera ko urugo rurenze kuba umugabo n'umugore baryamana bakabyara. Birenze ibyo ni ibintu binini, ibi kandi biza mu myizerere. Ni nayo mpamvu nta mukristo akabushyingira n'umusilamu ko ntiduhuje Imana. Ako kantu kudahuza Imana ko umva kana kaze cyane. None se cyo tumaga Imana ibuza Abisirayeli kurongora abanyamahanga kazi? None se ni murebe ishyano ryabaye, Salomo arongora abagore 1000, ariko niwe wa mbere winjiza ibigirwamana muri Isiraheli. Hanyuma aka kanya mubona bisa nkaho ntacyo bitwaye. Ikintu Bibiliya ivuga, iravuga ngo abagore bamuyobye umutima, amaze gusaza bamutwara umutima. Nyumva neza, bitangira ari kumuvana mu nzira, kuko ibyo byo mvuze ni Bibiliya bivuga, ntago ari igitekerezo cyanjye. Gute Salomo byagenze bikarangira bamuyobeje umutima, bikarangira umutima bawutwaye? Biba byagenze gute? Umva ukuntu mu gitabo cy'Abami igice cya 11 umurongo wa 4 avuga, Salomo amaze gusaza abagore be bamutwara umutima, ariko reka mere hejuru. Yari afite abagore b'imfura 700 n'ab'inshoreke 300, nuko abagore be bamuyobye umutima. Gusa 1000 bitangira umutima bawuyobye. Ereka kukuyobya ntabwo ari bibi, kuko ni nk'uwakubwira ngo twari tutambitse hano, ariko n'ubundi reka tumanuke hano suje kuri musozi. Hariya aho kwa ngo tuje kuzenguruka hano, reka tumanuke hano. Mu by'ukuri cyo nkoze no kukuyobya inzira ariko mu buryo bw'ubwenge no kukungura ibitekerezo, kuko nta muntu ukuyobya kwereka ko ari ikintu kibi. Biravuze ngo abagore be bamuyobye umutima, nicyo gitangira no kumudeviya mbese. Ariko kanaravuga ngo amaze gusaza abagore bamutwara umutima, agakurikira izindi mana, bigatuma umutima utagitunganira Uwiteka Imana ye nk'uko wase Dawidi yari umeze. Iki rero nicyo cyatumaga Imana ibuza
Abisiraheli kurongora abagore b'abanyamahanga. Nacyo kintu cyatumye mubona nko mu kibaya cy'Imowabu ngo tugeze mu gitabo cyo kubara mu gice cya 22 mubona haba icyaha gikomeye cy'uko ngo Baramu na Baraki bashaka ukuntu bavuma Abisiraheli bikanga. Noneho Baramu nk'umuntu wari umuhanuzi ukomeye uzi Imana akaba azi ibyo ikunda n'ibyo yanga, aho kugira ngo hombe Dio, kuko Imana ari muhomeje ikintu gikomeye cyane. Please, ntabwo nyine ntimushobora kubasha kubona agaciro k'ibintu Baramu yari ahombye, kuko Baraki yari yamubwiye ngo ntushobora kuvuma bano bantu. Umubwira ikintu cyose ushaka. Byari mu ngano zabo zo mu butaka bunini. Mureko ni Kigali turwanda ibibanza. Ibaze rero mureko kukubwira ati ndaguha bwana cyangwe, niko kera mu Rwanda bavugaga ndaguha bwana cyangwe na bwana mukare hirya. Mu bitekerezo uyu munsi ibaze nk'uyu munsi His Excellence avuze akavuga ati Pamfi mbwira ibintu we nkorera biriya. Simple geste, nta ni ibintu bisanzwe. Ni nko kuvuga ati we senga musenje iminsi nk'itatu nuyarangiza ndaguha rebero yose. Umusozi wa rebero asenga ushishikaye. Mu byumve ni cyo Baramu yari kubara, yarahombye ikintu gikomeye, ariko ahitabwira Baraki ati Uwiteka adashaka ko nkira, kuko nacyo kintu uwo mwuka kwa Baramu ni nawo ukorera mu bakorezi b'Imana muri kino gihe, kuko Imana irakubwira ati sengera abantu wakikiguzi. Shaka ukabona Pamfira musengera arakize undi gutuvutera ko warutanze ngari kwa muganga ntabwo byavamo, nuko uwo mwuka ubinjira amavuta muri kuyatesha agaciro. Hanyuma birangira Baramu abwiye Baraki tereka nkubwire kuri abantu byo kubavuma ntabwo bikunda, wabibonye ko nta cyo tutakoze, ariko reka mwere ikintu nyine kirobako. Imana yabo yanga ibintu kubi, yanga ubusambanyi mu moko yabwo yose, kuko ubusambanyi buba mu moko abiri, mu moko yo guhuza imibiri, biba mu moko yo kubangikanya Imana. Ibyo bintu byombi Imana ibifata nk'ubusambanyi, cyangwa se ibifata nko gusenga ibigirwamana. Nuko Imana iyo usatse kuvuga gusenga ibigirwamana abo nikavuga gusambana ibikoresha ijambo rimwe. Wegenda bari abatipe babo buri ko babona n'abantu bakuriye mu nkuko babona amaze imyaka 40 bakuriye mu kirokore, bamaze imyaka 40 muri hari ahantu babana n'Imana ibahariye. Kuko mu mategeko y'Abisiraheli cyaraziraga ko abahungu babona abakobwa bambaye ubusa, niyo mpamvu bambaraga bakikwiza, cyaraziraga ni cyari icyaha. Bati we bateza abakobwa bambaye ubusa, ahungu irariro yo kone bamara. Kandi koko nabonye abasore b'abarokore nibo bagirira ryinshi cyane kuruta abapagani, kuko byo rishingira ku matsiko menshi bafite ibyo bintu batari bazi. Mesa bapagani nyine ko baba basanzwe ibyo bisanzwe ari ibintu bisanzwe. Yego, ariko umuntu w'umurokore wakuriye mu idini, abantu bambara ibintu bigera hariya hasi, nyine umva kuba atarabona mu ntege z'umukobwa, aba yumva afite amatsiko ahoraho yo kubona imfuniko z'umukobwa zazimera gute. Wazamura akagera hejuru se mu ntege, wazamura hejuru zakagera ku bibero. Mu gihe umuhungu usanzwe ibyo bintu abizi gutyo, niyo mpamvu ashobora kuba ari umuhungu umupagani uhagaze mu bakobwa bambaye amakariso gusa, kandi wareba ukabona umubiri ntiwahindutse cyane rwose. Ariko umuhungu ugasanga ipantaro byacitse byaye by'umurokore. Ibyo ni amatsiko abarokore bahorana. Urabona ati rero bariye bahungu we bateza abakobwa, uzawukura urutese mugere mu binshuti, fata abakobwa baboherezeyo, hanyuma nibahurira ahantu bagiye kuvoma bagize gute babwira ati ariko ko dufite anniversaire we wajaje muri party yacu. Ariko ntimugakora ubuzima, ntimugakomplika ibintu we, nubwo mwenda mu rugo ko bw'Imana twe mudufata nk'abapagani, ariko muzazi mukagera mujye muri party, ngizo bride shower, ngizo baby shower, ngizo kitchen party izo nazo zibaho se. Kitchen party z'abamama n'ababyeyi bishyira hamwe nyine bagiye ngo kugira inama umukobwa ugiye gukora ubukwe. Gikatanga na bride shower. Bride shower ni abakobwa baba bagiye gusezera mugenzi wabo. Naho kitchen party baje mu kintu cya kitchen kujya kumwigisha nyine abafite inararibonye nyine. Ibyo bintu byose niko mu mpamvu bakuruye Abisiraheli baza gushiduka bageze mu birori byabo, kumbi ni umutego wateguwe. Ibaze rero umuhungu wakuze atarabona mu gatuza k'umukobwa, agasanga mu birori barimo naba masutiye n'amakariso gusa cyonyine, wanywa se urebaye aho se watokesha. Reka
nuko byarangiye barasambana barya inyama z'intonorano. Inyama z'intonorano ni inyama zaterekesherezwa ibigirwamana, kandi mbabwiza ukuri Imana ntibyemera. Musome mu rwandiko Yohana yandikiye rimwe muri aya matorero 7, yaravuze ngo ufite abantu bakomeza inyisho z'abanikorayiti n'uriya muhanuzikazi witwa Yezebeli ushuka abantu banjye ngo barya inyama z'intonorano. Ibi wowe ubona barokore mu mapati y'abayisilamu bariye bahaze ngo bagiye kurya umuceri zadukoraho. Niba dufite abapfumu 2 bakomeye mu Rwanda babihagararira bakavuga twe turabapfumu. Rutanga rw'amaboko na Sarongo nuko Sarongo afunze. Niba uri umukristo ukaba utajya kwa Rutanga yakoresha ya mihango yaho ngurye, nta nubwo ukwiye kujya mu bayisilamu ngurye. Ubwo no kubera ko Imana ni Imana zitandukanye, kuko bo babitekereye Allah, kandi Allah ntago ari wowe Uwiteka. Babitura Muhammad, kuko ntibabigwa batabisengeye. Sinzi ko babyita ubwo muri bimwe byabo by'icyarabu, ariko bikose nk'uko tujye dusengera nabo barabisengera. Dusengera ibiryo kugira ngo tumurikire Imana, tuyishimiye ko ariyo tukesha ibiryo. Yego. Tunabisabe noneho ibigeze kuki byeza nuko byari bumanye. Hanyuma uragiye kwirahidi urariye uratamiye nguragaruka musengera no komeza hanure. Nuko byagenze. Siho abarokore benshi tutakariza imbaraga. Noneho ikibi cy'ibyo bintu niba Imana kubika itemera, kuko mujye mwibaza impamvu Daniel n'abana batipe 3 banze kurya ibiryo by'umwami. Ntabwo ari uko byari bitetse nabi, ni ikibazo cy'uko bibanze bigaterekera. Nta kindi. Guterekera se ni iki? Reka ngurugero rworoshye. Mu kwa 8 tugira umunsi w'umuganuro mu Rwanda. Kandi umuganuro ni musoma muri biya muzawusangamo. Abanyarwanda baganurira iki? Abaterekera Ryangombe baganurira Ryangombe. Yego, niwe bakesha umwero. Ni nayo mpamvu kukimutsa mukurikira ibiganiro by'abapfumu. None se iyo bagiye yari igihe cyo gutera imbuto, abapfumu banza gukora umuhango. Abanyarwanda ba kera barabizi bivuga. Mbere yo kujya guhinga cyaraziraga mutabanje gutanga imbuto ku bakuru. Hanyuma umusaruro wabo wa mbere niwo wanyu wa mbere n'ubwo bagomba kubashyira muti umuganura. Turabaganuriye. Okay. Turabaganuriye. Ariko ikimbabaza ni ukuntu abarokore bajya muri fete z'imiganura batazi umwukuri inyuma y'uwo muganura, mukarya ibishyimbo, mukarya ibigori, mukagira mwaganuye. Ariko abazi abahedinze ibyo bintu babazi ibyo bari gukora, bazo baganuriraga. Ngo ni umunsi mukuru w'ubusabane, muze tuganure, muze kiri inyuma y'ibyo bintu. Nyamara we Germaine ujya guhinga, wowe uhinga, wahinze urasenga utuwiteka, dore ngi kubita usuka ndakwinginze uzampe kweza uzagire gute. Wakaganurira Imana ubizanira Imana. Kuko niyo wasenze. Ariko Pampira avuze ati ni umunsi w'umuganura muze mwese dushyire, kuko erega Abanyarwanda bari ibyo bintu bari babizi. Niyo mpamvu uri munsi bigikomeye, kandi muzareba ahantu bikomera cyane n'abantu bafite aho bahura n'ubupfumu. Nibo bambere bakomplika ibyo by'imiganuro, barabizi neza ko sebujura claiming aravuga ati ko mutatubwira abantu twahaye ubutunzi ko bataza kutuganurira. Uyu munsi umuganuro tushaka kutugihinga ubutaka dusiga duhinga mu mutwe. Salary ya mbere n'umuganura. Ni ibintu biraho ngaho, ariko nyine kuko nk'injiji kutita ku myizerere ngo umenye Imana usenga iyo ariyo. Nibyo bituma abantu bose babaho mu buzima bwo kuramya ibigirwamana, bakabaho baterekera ko bakabeshya ngo buzuye umwuka wera. Nakoze ikiganiro ejo bundi mvuga ku kuntu Rutanga yitwa Modeste, yari umuvuga utumwe ukomeye. Uyu munsi asiga ko ati icyo gihe avuga ko ari umwuka wera yuzuye, uyu munsi aravuga ati ni umuzimu wasagwa kuri ndimo. Si ibyo bintu kubihuza bikagucanga. Bigenda gute? Byatangiye gake gake abantu bagenda bazirura ibintu, binjirwamo n'imyuka y'ubuyobe gake gake, birangira gutyo. Rero Imana, kugira ngo Imana tuyimenye uyu munsi, bidusaba ibintu nibuze 4. Yego. Ikintu cya mbere ni ukumenya uko yo ubwayo yivuga. Kuko nicyo tutanye nk'ubwo twakuzanye mu muryango kugira ngo utumenye. Hari amakuru yibanze yari ufite kuri Reveriye uko mwahuye, hari nayo watubazaga nk'abantu be ba hafi, ariko urashyira uragenda ujya mu muryango. Ubwo nibwo rero kugenda umenya umugabo wawe.
ibindi uzabimenya ni mu bana, ariko hari amakuru y'ibanze wari ukwiye kubimenyaho, kuko nk'iyo cyegeye cyo kukubeta ariko buriya revereye ni umwana mwiza, ariko twagera ko tubura afite ibintu runaka, hari impamvu wari kumva ushingira mutari bujye kubana cyane. Noneho kugira ngo umenye Imana nuko umenye ko yo yivuze. Yo ubwayo rero yaratwivuze bwiye. Niyo mpamvu mu Kinyarwanda intore zose zagiraga ibyivugo. Sinzi naho abantu bajya babyitaho. Ubundi nta munyarwanda akaba utagira ikivugo. Kuko none se ntitwatojwe ntituri intore, we ntiwabaye intore, ubu ufite ya certificate, ugiye ikivugo se? Ashwe Samu nawe uragira ya certificate. Habuze ngo muri intore ubwoko. Intore ni nifite ibigwi ivuga. None se byayo ni uzumva ngo abantu bivugaga niba ari umuhanga mu kurasa, akakubwira ukuntu agiye ku rugamba akica abantu, akaraza icumu rimwe akabarambika. Gushobora gusanga umuntu ari umuhanga mu guhinga cyangwa donc akivuga ati njyewe ndi intore Pamfili, iyo ngeze mu bishanga amazi yose ahita yigira ukwaya, kandi icyo ni kivugo cy'ubutore. Imana rero nayo ijya irivuga, yivuga gutyo, yivuga ibigwi. Ivugana na Aburahamu yaramubwiye ngo ndi Uwiteka. Uzi icyo bisobanuye? Biravuze singira itangiro n'iherezo, nyine ihoraho, ntabwo ifite itangiro ry'ibihe n'iherezo ryabyo, nicyo Uwiteka bivuze. Twagenda tuvuga amazina yayo menshi, ariko urugero ijya kuvugana na Mose mu Kuva mu gice cya 3, yaramubwira ngo njya kuvugana na Aburahamu na Isaka na Yakobo, nabuye ngo ndi Uwiteka. Mbabwira ko ndi Imana ishobora byose, kuko mu byo bari bayikeneyeho hari ibintu byinshi bari bakeneye. Aburahamu nta rubyaro yari afite, kandi yari musabye kuva iwabo akajya gutangira ubuzima nta kintu ajyanye kidasanzwe. Imwiyereka nk'ishobora byose, kuko Aburahamu yarakize biruta ibyo umuntu yatekereza, kandi Imana imuha urubyaro nk'uko abisezeranye. Yagomba urumva mu byo imwibwi mu kivugo yivuze kuri we icyo bisobanuye. Ibwira Mose noneho bo nababwiye gutyo, bazi ko ndi Uwiteka ndi Imana ishobora byose, ariko mva we nkubwira ikindi undi ndiwe, donc nkwibwire mu bundi buryo. Ndiho bivuze ngo ndiho ku bwanjye. Iriya rivuga ngo I am mu Cyongereza, ndiho iravuze ngo Jeremy wowe ntabwo wavuga ngo ndiho, ahubwo ubeshejweho n'ababyeyi bakuzanye mu isi. Ikindi ubeshejweho n'uyu mwuka uri guhumeka, ubeshejweho n'ibiryo urya n'amazi unywa. Ibyo urumva ufite ibintu byinshi ukeneye kugira ngo ubeho. Imana yo rero nta kintu na kimwe ikeneye kugira ngo ibeho. Iyo niyo rero ngewe mbabwira, iyo niyo nkorera. Yivuganye ko twabonze tubona ko abantu bagira Imana yabo, nge ndimo ndababwira iyo niyo nkorera. Yavuganye na Mose ngo ni ndiho, ugende ubabwira ngo ndiho abantu myeho. Mu yandi magambo, idakenera ingabo kugira ngo itsinde Farawo, idakeneye amato kugira ngo bambuke inyanja itukura, itagize ikintu na kimwe ikenera kugira ngo igire ikibasha gukora cyangwa ibeho. Nuko yibwiye Mose. Hari n'ahandi Bibiliya ivuga Imana ifite imibiri byose. Pawulo avuga ngo ni Imana yaremye byose bwarari mu Bugereki muri Atene y'uyu munsi. Imana yagiye yivuga muri ayo mazina menshi, niho tuyimenya mu buryo bwa mbere. Ariko ibyo nanone nageze kuri iyo etape nsimbutse ko Imana kuyimenya ushobora kuyimenyera mu byaremwe. Niba wambaye kano gatenge, hari umutayeri wakadoze. Hirya y'uwo mutayeri hari abantu bari mu nganda bashyizemo aya mabara, kuko sinari nzi ko iyi myenda tugura isa gutya ntago ari uko ikorwa. Utu tubara tugiye turiho gutya, hirya y'abakoze imyenda hari n'abashyizemo aya mabara. Kiba ari igitambaro hanyuma cy'umweru, amabara bakazashyira bakagenda bashyiramo amabara nyuma. Buri design yose igira wayidesigninze. Ni cyo dukwiye kwibaza rero, ninde wa designinze aya mashami y'ibi biti nkamere gutya? Ninde wa designinze isingwa imere gutya? Ninde wa designinze gahunda isigenderaho? Kuko niba umunyonza nyonga igare, hari utuntu batwita amasaro y'igare. Amasaro y'igare ubwo nayo. Igare rigira amasaro. Ahantu bita ngo muri pedale.
bombe gusobanura gute umva ntacyo okay urabona bino birenge umunyonza nyongesha by'igare hari ahantu biba bifashemo aho bihurira ikintu cy'uburyo n'icy'umoso icyuma bifatemo burya mo imbere habamo amasaro iyo hapfunde yasohokamo amasaro y'ibyuma ariko ni amasaro ari amasaro rero niyo atuma iyo anyonga byikaraga kubera haba harimo n'amavuta baba barahaye ritime hari umubare w'amasaro agomba kujyamo agabanutse ntibyagenda aniyongereye siko byamera niyo mpamvu amagare y'abanyonzi atandukanye n'amagare y'abakora amasiganwa Imana yahaye iri sanzure mubona twebwe abanyarwanda ko tutabona gahunda y'isanzure bimeze nka nta kintu tumariye mu mvugo y'abantu batize nta kintu isanzure tumariye ariko ndashaka kubwira abantu ko isanzure niryo rituma iki kiganiro kiko kugeraho kuko niryo rituma ibi biganiro tubikora tukabyaplodinga bigakwira no kubera uko isanzure riteye amasatelite arimo ayaba y'Imana n'ay'abantu uko ibyo bintu biremye iryo sanzure Imana rihaye ritime rigenderaho iramutse ihindutseho gato reka dufate icyitwa force de pesanteur cyangwa se force de gravité ibi bintu tuvuga ngo Newton yavumbuye bya ari ubwo ni force de gravité igira Newton niba ari 9.1 simbyibuka ariko ino force ya gravité cyitwa physique cyaranyinshi ino force ya gravité tuzana mu bintu bya force centripète na centrifuge ibyo bintu abantu bize physique barabyibuka no kuvuga iki n'imbaraga isi ikoresha ikurura ibintu biri hanze cyangwa ikazikoresha nyine ubwo n'imbaraga zituma dutera ibuye rikamanuka hasi kandi zituma n'ibintu bibasha kuva ku isi bikazamuka bikagenda nk'indege zikagenda iriya force de gravité iramutse ihindutse ntekereza ko bundi wareba kuri Google ntibatubwira ngo ni Newton zingahera force de gravité force de gravité namwe mujye mukoresha Google gusa sindi kubikora ndi mu kiganiro force de gravité nizi ngo imbaraga za karemano ingana gute nabyibagiwe pe okay nayibonye ni bavuga ko ari 9.8 izi rero iyo ziramutse zihindutse zikaba nk'icumi ngo byose byaba bipfuye hoya cyaba cyo isi yamira ibintu byose kuko zazibaye nyinshi ubwo ibintu byose byajya nyine urumva yagira tendance yakongera kuzamuka yakurura ibiri hejuru byose kuko yabigeraho impamvu itabigeraho nuko wera ingana gutya yabikurura byose hanyuma amara kubikurura natwe kadukura n'ubutaka byose kabikura kabishyiramo ahantu tutazi aho yabishyira hanyuma gutumira mu nda y'isi ziramutse zibaye nkeya ibintu byinshi byaguruka kuko niyo mpamvu bavuga ngo ku kwezi nta muntu ugenda kuno tugenda cyangwa ngasimbuke kuko usimbutse wazamuka ntugaruke wahita uguruka wagira ibiro nk'igenda nk'agashashi abagenda ku kwezi bavuga ko bagenda bakuba ibirenge kugira kandi abafite ibigenda bambaye byongera ibiro kugira ngo bereke urumva ninde wahaye isi rero kugira izi mbaraga zidahinduka reka tujye muri biology umuntu agizwe n'uturemangingo twitwa amaserire habamo agace uruganda rukora amashanyarazi cyangwa rukora ingufu mu mubiri rwitwa mitochondria mitochondria iramutse inaniwe gukora umuriro ikora serire yose ya fainting cyangwa se muzarebe nyine iyo serire cyangwa karemangingo kagira amasharije ari negatifu na positifu kugira ngo akamaintaining positifu yongereye kahita gahinduka positifu kose kapfa negatifu yongereye kahinduka negatifu kose kapfa urumva ninde wahaye iyo gahunda ibi mubyibuke neza ko nibyo mujya mumva ngo namasirikwi yabaye mu maradiyo yanyu amatelefone amateleviziyo ibikoresho byose electronique nakantu kamwe kaho kahindutse kahinduye imikorere no mu mubiri w'umuntu bibaye
nuko byagenda. Mwajya mwumva umuntu buriya ni nko umuntu akuvuga ati yabaye pararize, buriya hari akantu kaba kabaye hari agasirika kaba kabayemo. Ninde wahaye ibyo bintu? Ni Umuremyi. Icyo cyakoba kikwereka ko niba muri telefone ibyo bintu hari uwabikoze akadesigna telefone akayaza amasirikwi yose n'umuntu afite sirikwi, ninde wabimuhaye? Hari uwamudesigninze. Icyo cyakwereka Imana. Ubwo urumva twajya mu bintu byose bifatika, twagenda tubibona ko ubwabyo byakwereka ko Imana iriho. Ubundi buryo Imana yiyereka abantu itwiyereka muri Kristo. Nahoze nsoma mu gitabo cy'Abaheburayo, ni ijambo riraryoshye, simbizi wenda niba njya musoma Bibiliya namwe ikabaryohera, ariko Bibiliya igira ukuntu iryoha mu buryo bwayo bwihariwe. Mu Baheburayo igice cya mbere mwumve, reka mbere ku murongo wa mbere, ntabwo nsoma myinshi cyane. Kera Imana avugana abasogokuruza mu kanwa k'abahanuzi mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi. Naho muri iyi minsi y'imperuka yavuganiye natwe mu kanwa k'umwana wayo, we yashyiriyeho kuba umuraga wa byose, ari we yaremesheje isi. Mwumve noneho, uwo kuko ari ukurabagirana k'ubwiza bwayo n'ishusho ya kamere yayo, kandi akaba ari we uramiza byose ijambo ry'imbaraga ze, amaze kweza no gukuraho ibyaha byacu, yicara iburyo bwikomeye cyane mu ijuru. Munyumve neza uwo Yesu ari we uko birimo vuga. Yesu ni ukura nyine ni Imana, ariko kubera ko Imana mu Mana bwayo yaravuze ngo nta wayibona mu isi, nyine kubera ko urumva Imana ni umwuka, kandi twebwe turi imibiri hano mu isi turi imibiri. Ntabwo rero ubumana bwayo ije mu mwuka, ntabwo imibiri yacu yabasha kuresista. Twayishyikira. Oya, si kutashyikira ngo ntabwo yaresista. Reka ngo urugero rwo kikango byumve. Bavuga ko isi iramutse yigiye imbere gatoya isatira izuba, ryayitwika ku buryo iyenga. Ibi munjya mwumva biriva ngo isi zayenga. Isi yashya, hari ubwoko, hari ingano y'umuriro. Isi wakegera isi gashya ikayenga nkuko mufata agashashi mukagatwika mu gihe cyangwa akabuja. Ibyo rero Imana itwegereye mu bumana bwayo, imibiri yacu nuko byagenda. Hanyuma yahisemo kutwegera muri Kristo Yesu. Niyo mpamvu Yesu yitwa Emmanuel, bivuga ngo Imana mu bantu. Imana yaje muri twebwe. Umva uko rero biravuze ngo ni ukurabagirana k'ubwiza bwayo n'ishusho kamere yayo. Abantu batumva ubumana bwa Kristo icyo bivuze n'uyu. Hanyuma iyo ushaka kubona Imana rero ibona muri Kristo. Ujya muri Kristo ko Yesu yavugwaga. Yesu abanza ahanurwa bwa mbere muri Bibiliya mu Itangiriro igice cya 3:15, aho Imana imutanga nk'isezerano ry'uzacungura abantu bishyize mu bubata bwa Satani. N'ahandi henshi ushanga y'abitambo byakoragaho ibyaha n'ibindi byinshi. Urumva rero ubundi buryo Imana itwiyerekamo, yatweretse muri Kristo Yesu, niyo shusho y'Imana yuzuye. Uburyo bwa gatatu Imana yerekamo abantu, ari nabwo nahereyeho, ariko nkavugaho igice nabwinjiyemo, ni muri Bibiliya. Bibiliya ni ijambo ry'Imana, ntabwo ari igitabo cy'amateka. Mbibutse ko iki kiganiro si ijambo ryanjye, kuko harimo n'amagambo ya Germaine. Sinzi icyo mvuze niba cyumvikanye. Iki kiganiro ndi gukora si ijambo ryanjye, ni ijyanye na Germaine. Bibiliya rero ni ijambo ry'Imana, Imana ihamya ko ari ijambo ryayo. Nyamara iki kiganiro ubu ni umutungo wa Samu, kuko niwe uri ku kamera. Kuba Samu ari ku kamera, ariko ijambo ryo ni iryanjye. Kuno mujya mufata ibiganiro kumva perezida avuze akantu muragaciye, hanyuma muragiye mukongeraho ibindi. Cyo mukoze mufasha ijambo rya perezida muricamo mwongeramo ibindi. Ntabwo rikiri rya perezida rero ryo nyine byajemo n'ibyanyu, ariko Bibiliya ni ijambo ry'Imana bidahinduka. Icyo Paulo yakoze nuko yaryanditse. Icyo Luka yakoze nuko ryandika. Ni nkuko Samu ari gukamera iri jambo yanjye na Germaine. Nicyo mukwiye kumva mu Bibiliya. Kereka Samu nafata kino kiganiro akakijyana agakora ibyo twavuze bimwe, akongeramo ibindi, cyangwa se akagira ibyo twavuze akuramo, nabwo kira kitakiri ikiganiro cyacu. Kuko nyine kiraba kitacyuzuye. Kuko nshaka kuvuga ibintu umuntu akabica, mwe mukajya ngo nibyo navuze, ariko yakuyemo ubusobanuro bwabyo. Niyo ufashe Bibiliya ukagira ibyo ukuramo,
already ntabwo kibaye ijambo ry'Imana nubwo ari byo wakotinze. Bibiliya rero nayo ubwayo iduhishurira Imana mu bumana bwayo. Umuntu yasobanura Imana mu kwishura kwayo mu buryo bwinshi butandukanye, ariko icyo nsaba abantu kumenya ni kimwe: ni mwitondera abo bahagarara imbere, kuko buri wese ashobora kugira Imana ye. Hanyuma ni gute iyi Mana harimo abayivuga nk'ingome, abandi bakavuga nk'Imana nziza, nyamara yo ubwayo yivuga nk'Imana nziza. Kandi yo ubwayo ntihakana ko hatari izindi Mana. Niyo mpamvu ibuza Abisiraheli kujya mu zindi Mana. Ukumva Imana yavuze ngo wagiye kuzanga umukobwa ngo wa Shitaroti, ngo uzana ngo umukobwa wa Bayali. Urumva icyo bivuze? Bimwe twatangiye tuvuga ngo ibintu byo gushaka abagore mukwiye kubyitondera. Ntabwo iyi Imana imbona Pamfili na Kariza, reka nirenge nk'umugore n'umugabo, ntabwo itubona nk'uko mwe mutubona. Iravuga ngo Pamfili ni uw'Imana, ni uw'Uwiteka, ariko Kariza ni uwa. Niyo mpamvu ikubwira ngo wijya kuzana umugore wa runaka. Ubwo ni nayo mpamvu wenda kuri icyo kintu cyo gushaka nari igihe ushobora kuba watereta Imana ikavuga iti aho ubigize umugisha ko wagiye kwibaza. Noneho ibaze rero utagiye kwibaza, kubera ko abantu benshi batubwiye ko batwigisha Imana mbi, y'abarokora ariko mbi. Imana ujya gusaba umugeni akakuzana umukobwa washatse mu rusengero. Imana ujya gusaba umugabo uri umukobwa wivuriye kwiga Iburayi ufite agafaranga warihirinze. Abantu batize ntabwo bazi kwiga ukuntu bivuna. Ngewe nzi umuntu, ntabwo ndi bumubabwire uwo ari we, bamwohereje kwiga igihe kimwe, agezeyo ngo inzara iramwica saa sita. Yize icyumweru kimwe ishuri arivamo. Uyu munsi bamufunga nk'uwafunga urugi. Buri munsi polisi ngo yamufashe yasinze agize gute. Noneho tujya duhaga tugatagusha ubwo mwagiye munyibuka. Noneho simbimubwira ku mutima yo kumitanira n'abandi yanzara twihanganiye. Tukabasha gutegeka inda twebwira ngo ngewe ndi umwe mu bantu bize muri iki gihugu cy'u Rwanda inzara ikatwica. Abantu bize Karambe kuri promotion yacu barabizi inzara yaraturiye, hamwe ugeraho tukajya tujya kwa muganga buri munsi kwivuza kubera inzara. Njye nimwe murabikina. Urabona kana kabasi gatoya dukoresha imirimo mu rugo, nitwo twariragamo. We n'ibindi bigo byariraga mu madishi. Twebwe ikigo cyacu cyari gikennye kandi cyari cya leta. Gikennye ari turira mu tubasi. Akabaseka muri ka pate jaune, kuko ni pate jaune twajyaga akagwa itaraza. Nakandi kamashaza y'ibisate. Urayazi? Byabaga ari imihondo bibiri. Yabaga ari imihondo ibiri ku isahani. Ndayazi. Yewe na nyuma nigo baje kutuzanamo n'ibishyimbo. Ariko byo rwaye Mungu sinyambyibagirwa. Imezi imwe yabaga ibaho abantu hagati ya 18 na 24. Mu gihe ngeze muri superieri nasanze imezi ijya abantu 8. Ndetse kamwumviye difference. Twarakubititse nyuma directeur yaje kutubwiza ukuri, yarapfuye yitwaga Gashema Elison. Atubwiza ukuri ameze nk'udusaba imbabazi. Baratubwira ngo yariteguye kwakira abanyeshuri niba ari 48 nibuka yatubwiye. Oya yari zari karasha turi 76 bari kwakira. Leta imwohereza abana 380. Kuko ndibuka ko twigaga muri classe 10 zo mu wa mbere. A B C D E F G. Ngewe nigaga muri iyo G ya kadomo noneho. Muri G ya nyuma ya 10. We mugere yiteguye ko bamuha ABC. Bamuha A B C D E F G H I J. Uguze cyabaye yahise afata amafaranga y'amafone twamuhaye abaratugaru. Mbese byari ibintu byo kwiyaranja, kuko nange muzabe igihugu cyari kiri kuva mu rupfu n'ubundi u Rwanda rwari rutariyubaka. Rero nzi inzara. Icyo gihe inzara turiye kuri rwa rwego tujya kwivuza. Abana bagora barwaye kubera ikibazo cy'inzara. Uyu munsi ntabwo upfa kubwira abantu ngo inzara ku ishuri zaraturiye bakagira ngo nambivugiye nambivugiye uwo mwana we yagiye ibintu byaranakemutse ko nyana ari muri superieur yose ndimo ndangiza. Barabati ujya kwiga hariya noneho we ni na hafi ushaka kuza gitaha iwanyu ukashaka. Araba ngo kuva mu gitondo saa 2 imbere ya mwarimu guya saa 6 ngo aba yapfuye kubera inzara. Kugera saa 6 gusa.
saa sita bakajya kurya iwabo none ntari buryo n'ibyo kwishyura ntari buryo byo kwishyura nabyo bikeya ari buryo iwabo kandi iwabo nta biryo byari bivuze arivamo nashaka kubwira abantu cost ari igihe umuntu yanga gukostinga ikintu cya none agakostinga icyiteka ryose no gukizwa nabyo nuko n'uyu munsi bidusaba kwemera guhara ibintu runaka hari umunezero twibuza atari uko tutazi ko hari ariko kubera ko Imana avuze ngo uyu munezero w'akanya ka nonaha ushaka ukubuza umunezero w'iteka hanyuma ikibazo tutazi ni ukutabara iteka no kubibara mu bihe uyu mwana byarashobokaga ko yihanganira inzara y'imyaka 6 arya kuri ritime yaribuka mu wa mbere twanganga igikoma twagiraga perefe yitwaga Gerard sinzi niba kibaho ndamusuhuje bazamubona muzamunsurize yacunganaga n'umunyeshuri ugiye kunyara atari muri recreation wapfukamaga guhera ubwo kuza kugeza igihe cyo kujya muri refectoire kandi twanyweye igikoma mu gitondo nyuma naje kumubaza twaje kuba inshuti nza kumubaza arambwira ngo nagira ngo ntoze imibiri yanyu ako nibyo umubiri wawe utegeke ububwire ngo nyweye igikoma mu gitondo saa 8 n'igice ndaza gusohoka saa 4 ntabwo rero umubiri utangiye kubera saa 8 n'igice ngo sohoke ngo ubwire mwarimu ngo uragiye guhagahushya niduhura nge urambona ako umubiri cyo utoje ufata icyo ariko ntago ari abantu bashaka gutoza imibiri nese umuryango abasirikare s'abantu nkatwe n'abantu nkatwe ariko ari ibintu batoje imibiri yabo uzi ko umusirikare ajya ahantu muri kubyina agakomeza akareba hari ababwiye kureba gutya mukabwira mu kitego kikaba kigiyemo agakomeza akareba araheba twese gusa mutibi kujya dani n'icyo nibuze ngari igitego aserebure gakeye iyo yatoje umubiri wamwe ngo tuguhaya ni 90 ntabwo bari abantu baje gukina gusa ahubwo hajemo n'abicaye nicyo wowe burabuki muri mu mutwe mwe muri mu murengwe muri aho DJ dushyire mu ndi muziki we arimo aracungana n'umwicanye amubwira ati ko biri kose bura Pamphile n'ubwo umuntu mu hari wimubona nka Pamphile ko nituzi ikintu kimwe mwicayemo imbere niyo mitekerezo babishyiramo akaba hari concentre avuga ngo Pamphile we nezerwa ndi hari kugira ngo nezerwe ni ikintu twakitoje n'agakiza niyo mpamvu natangiye mvuga ngo intore na Bibiliya twita intore abakristo itwita intore zitozwa nande zitozwa na Kristo adutoreza he atoreza ku musaraba ariko uziko abakristo benshi bafite hande bitoreza atari ku musaraba uziko torezwa ku musaraba icyo nagabana muri cyo bacyumva ahubwo mu bundi umukristo ntimwatorejwe hera ahubwo se ubwo ubukristo iryo zina menya hari abantu baryiyitirira hari sinzi ubundi kuki twabaye abakristo cyangwa se hari n'abantu mperutse kubona bakora ikiganiro ko niba abantu ubona ari ibikoresho bya Satani ariko bitazi ibyo ari byo bavuga ukuntu kuba umukristo ari icyaha ubwabyo kuko ni bipagani kuba umukristo ni bipagani niko yavugaga hanyuma ukumva ibyo ajya kuvuga birenda kuba nk'ukuri ariko spirit muri nyuma nyine gatuyumva ntabwo ijambo abakristo aribo babyiyise ubwabo ni abapagani babise abakristo sinzi icyo kintu bacyumvikana kubera ko batangira batitwa abakristo bitwa ab'inzira ya Kristo ab'inzira ya Yesu bitwa bakejejwe iryo jambo naryo Bibiliya rikoresha ariko ubundi bashaka kwitwa abizera yego abizera Kristo bashaka kubita bene data bitwaga andi mazina menshi rero kwitwa abakristo ni ijambo Luka atwereka ahantu ukomoka ni muri Antiyokiya niho abambere bitirwa abakristo ni abantu bababona imico n'imyitwarire imvugo n'imiterere bakavuga ati ko biri kose aba ni abakristo nuko twitwa abakristo yego ariko tukaza gusanga koko nibyo twe ntituri abacu turi abakristo kuba umukristo ubundi birenze kuba umunyedini cyangwa kujya mu idini no gukora ino mihango kuko ijambo ubundi abo Yesu wabita noneho yabiswe sabigishwa abigishwa yego gusa toranyamo abandi abita intumwa ze ariko abo reka dufata abigishwa kuko ryari ryo rusange abigishwa cyangwa icyo kintu cya discipleship iyo umuntu akwiye kwigisha discipleship
ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ko ni kurebera ku mwigisha wawe ibintu byose 100%, nta kintu na kimwe usize. Ni ukuvuga iki? Niba umwigisha wawe afite ubwanwa bwinshi, muzakunda kubona abayisilamu bagira ubwanwa bwinshi, babyita suna. Suna ni umugenzo ubundi mu Kinyarwanda. Umugenzo cyangwa se umuhango. Babikomora nyine bigana abababanjirije, bagomba kuba bafite buriya bwanwa, bambara kuriya bambara. Ariko hari akantu numvishe niba nakudeviye ngo ni buriya bwanwa ngo ni intebe y'abamarayika. Ibintu bigiye mu mwuka, biba byinshi. Mu mwuka, reka nguhe nk'urugero ko mu mwuka abantu baba mu idini rya Rastafarisme, buri musatsi na antene kuri bo. Buri musatsi, buri kizengo cy'umusatsi bafite iba ari antene iba connecta n'isi, cyangwa bo babyita n'isanzure. Ariko ugasanga umurokore nawe ngo ni umukristo afite iyo misatsi. Reka dutekereze ibi. Principe z'inkuba, inkuba isanzwe y'abantu tuzi, apana inkuba z'abanyarwanda. Izi nkuba zisanzwe zo mu kirere ni amasharije electrique, nyine ni amashanyarazi, ariko ni umuriro uba ufite volte nyinshi cyane ku buryo ngo agakuba gatoya kabaho gatoya ntikagera munsi y'ibihumbi 10. Mu gihe izi nsinga zazo zisanzwe nyinshi zigendamo volte 240. Itumviye itandukaniro. Ako na gatoya. None ubwo ibaze haje nka cya mama w'inkuba cyangwa cya oncle w'inkuba, ubwo ni inkuba nini yikubise. Ifata ikintu cyose kigenda mu mashanyarazi kiri hafi yayikubise igati kigendamo. Niyo mpamvu ihita ijya mu nsinga zose ibonye hafi aho, ikinjira mu mazu ikabitwikagura bya bindi. Mu minsi ishize nagiye kuganira n'abana bakora amashanyarazi, nari mbabonye bari gukora amashanyarazi, ndababaza aya mapironi manini y'ama haute tension agira akarinda nkuba kagenda gahoraho kare kaba agasinga kaba hejuru kuri bino pironi binini. Kare no murinda nkuba. Tuzi indi minini ntangu misanzwe nkuba ku mazu no kuri za kiliziya. Ariko uriya murinda nkuba ukuruti. Uriya murinda nkuba inkuba yikubise, nk'urugero inkuba ishobora gukubitira nko mu majyaruguru niba ariho twavanye umuriro, kubera imbaraga ifite ikaza gatwika ibintu bya hano i Kigali, cyangwa se ikaba yakubitiye hano bigahita bikomeza bikakurikira kagasinga kakagenda bikajya aho umuriro watangiriye ikahatwika. Niyo mpamvu ku ma station y'amashanyarazi haba mirina nkuba ihambaye cyane. Nigeze mbaza umuntu umwe arambwira ngo nibuze akarinda nkuba kamwe sinzi uko nako device bakita kagura $30,000 kamwe, kandi baba bafite twinshi cyane dushoboka kujya, kuko nyine inkubi bakubita hafi ya buri munsi bo, kuko kandi inkubi ishobora gukubitana igakubita nk'icyangugu. Rero aba hano bakayifiringa kubera ko yaje muri ziransinga. Bivugiye iki rero? Niba dread ari network, nk'uko inkubi isanzwe kubita buri kintu cyose gitwara amashanyarazi igahita kijyamo, ni nako imbaraga zikorera mu madred y'abarasta nizikubita mu kirere murimo. Buri muri wese ufite antene yabo arakira sinyare uko byagenda kose. Ugomba kwakira. Kandi abantu ibyo kubabwira ntibashaka kubyumva. Biragoye. Ntibashaka kubyumva. Hari igihe nigeze numva umuntu ahita yabigiye abimaka ngo none se ngo kugisa Samusoni yari afite ngo umusatsi ngo boshye karindwi. Reka tubanze dutekereza. Samusoni yari iki? Ni umunaziri kuva mu kuvuka. Kandi ubunaziri bwabo ikimenyetso cy'ubunaziri wari umusatsi. Umunaziri bivuga uwera mu Kinyarwanda, cyangwa uwejejwe. Hanyuma byatangiraga umunsi atangira ubunaziri, kuko muzasome muri Bibiliya n'umuntu ashobora kurahira indahiro ku munaziri. Ariko Samusoni we ni umunaziri kuva kivuka, nako kuva agisamwa yari umunaziri. Hari ibintu byanigizaga ubunaziri rero bw'umuntu.
cyangwa byabuhumanyaga, uwari uwera agahinduka utera. Hanyuma mu bimenyetso bya mbere by'ukuri umunaziri wagomba umunsi utangiriye kuva umunsi ntagomba kongera kwiyogoshesha kuzageza igihe ubunaziri bwawe buzarangirira. So gukuraho umusatsi wawe cyabaga ari ikimenyetso cy'uko umunaziri bwawe burarangiye. Wabaga ubusezereye. Nyine nashobora kuvuga ati ngiye kuba umunaziri imyaka 5. Nubwo nkaba umunaziri nkaba ntemerewe kwegera ahantu hari ibintu byose bijyanye n'umusemburo n'inzoga. Abanesha kunda kujya impaka ngo kuki twemera kunywa inzoga, ariko niba Bibiliya twebwe itwita abanaziri mu isezerano rishya twese, kandi umunaziri akatemererwa, noneho ikanahindukira ikajya ibibuza abari mu nshingano z'ubwepiskopi by'umwihariko. Ni ikimenyetso ko twese twakabaye tutanywa inzoga, kuko niba uri umunaziri ntabwo wakabaye unywa inzoga. Samusoni rero urumva umuntu Imana ivuze ngo azaba umunaziri ubuzima bwe bwose, muri umusaza azawutwara gute? Uko byagenda kose umusaza azakenera kuboha kuko ni munini. Yawoha mu matsinda 2 cyangwa 5, yawoha mu itsinda rimwe, ariko ni umusatsi. Imana ivuze ngo ni umunaziri w'ubuzima bwe bwose. Wabigenza gute se ko umusaza azahagarara gukora? Ubwo niyo mpamvu yari afite umusatsi muremure kandi akawuboha kugira ngo abashe none se utwara. Ariko usibye ko cya kigabo cyari na kinini, uratekereza umusatsi wawutwara imyaka 30-40 wabumva ukuntu ungana? Ahubwo yari n'umugabo. Ni umutwaro bwaho, ni nkaho guhora wikoreye nk'injire kandi ku mutwe. Yari afite imbaraga. Ibyo rero urumva Satani ashaka guteza intege nke, ntabura factor guha. Waya ngo Samusoni se ko yari afite ngo madrede 7. Ugira ngo Samusoni afite madrede 7 nk'ayanyu? Namwe murebe Samusoni muvuga yari umugabo urengeje imyaka muri za 30-40. Kuva yavuka yaratoragosha na rimwe. Urumva afite umusatsi ungana gute ko? Ngo gusa ngo murumva ngo Imana yaba arinjije gute ngo ikabarera yamwemereye ngo ngawukoresha. Ntaho bihuriye. Kuko muzi ko ibintu byose by'indahiro bigira ikimenyetso. Abantu muzi ko barahiraga bakanywana umuntu akikata akavuga ati iki ni igihango. No kurahira ubunaziri cyari ikibazo cy'umusatsi. Hanyuma mwumve rero uko byagendaga. Akuzumva isome kwa ngo mubyumve. Y'umunaziri yicaga indahiro y'ubunaziri. Nk'urugero akaba narahize indahiro y'ubunaziri, noneho nkaba ningewe ubupamfiri ndi umunaziri kugeza mu gitabo cyo kubara igice cya 6. Reka mbisome kwa ngo mubyumve. Murongo wa 1 Uwiteka abwira Mose ati bwira Abisirayeli umugabo cyangwa umugore niyirobanurisha mu bandi guhiga umuhigo wo kuba umunaziri ngo yereze Uwiteka. Yitandukanye na vino n'ibisindisha bindi, ntakanywe umushare wa vino. Byabarokore mujye mwumva Imana yihanisha abantu ngo ibigage, ngo sinzoga, ngo n'imisembe bya bintu byose. Ngiye kuvuga imisembe imitobe ihiye. Mwumve neza ishusho y'ubukristo cyari cyo. Kuko ubukristo turavuga ngo murabera, mumberabera nkuko nanjye nduwera nandi magambo ameze gutyo. Mwiko ko Bibiliya ntigivuga wera nk'umuntu, ivuga wera nk'Imana gusa. Niho hantu Bibiliya ivuguruza ibintu abakatolika bagira byitwa abatagatifu. Nta mutagatifu uba muri Bibiliya. Nta mutagatifu, nta wera ubaho mu bantu. Ahubwo twese iyo duteranyije niko twitwa abera. Kuko iyo duteranyije nibwo tubyara umubiri umwe ari ryo torero rya Kristo. Rero hari ibintu by'ubuyobe mwaragiye mubamo, ariko Bibiliya ubundi ikosora, ariko nuko abantu badashaka kwisoma. Nyamuna kubwira abantu n'ubu dukurikiye utasomye Bibiliya wakaba yitarya. Kuko kurya utasomye Bibiliya egare kuri kunaniza ubugingo ukabyibushya umubiri. Uyu muntu rero nitoranyiriza kuvuga ngo ngiye kuba wera w'Imana, ngiye kwiyegura Imana mbu wera, kandi nibyo abarokore turahirira. Iyo tuvuze ngo turakijijwe tuba twiyeguriye Imana tugiye kubabera. Umva icyo Bibiliya yasabaga. Ishusho ya mbere icyo bintu bitarasobanuka neza, image baba bafite iri pratique yo mu mubiri. Mwumva iyo ariyo yitandukanye na vino n'ibisindisha bindi, ntakanywe umushare wa vino cyangwa ibisindisha kindi, ntakanywe ibyo kunywa by'uburyo bwose bwaturutse ku muzabibu, ntakanywe inzabibu mbisi cyangwa zumye. Mbibutse ko inzabibu ni rwo rutoki rwabo. Nimujya mwumva Imana ivuze Bibiliya ivuze ngo urutoki rwanjye Isiraheli rutoki, ntago bari bazi insina. Yivuze urutoki bivuze umuzabibu. Twebwe mu Rwanda bivuze urutoki twumva insina. Ni ikibazo cy'imico y'ahantu.
kuko intoki nizo dukuramo inzoga n'ibindi. Nabo rero inzabibu nibo bakoragamo izo nzoga. Uzinzabibu mu Rwanda n'ibande baho n'inzabibu zaje kunywa inzoga. Zaba inzabibu mbisi cyangwa zumye. Mu minsi yose y'ubunaziri bwe ntakarya ikintu cyose cyavuye mu nzabibu, naho kaba kabuto k'imbere y'inzabibu cyangwa igishishwa cyayo. Mu minsi yose y'umuhigo w'ubunaziri bwe icyuma cyogosha ntikikagere ku mutwe we. Iminsi yo kwera k'Uwiteka kwe itarashira abe uwera, areke umusatsi we uhirimbire. Mu minsi yose yo kwera k'Uwiteka kwe ntakegere intumbi. Ibi bintu byo kwegera intumbi ntago ntashaka kubyumva, ariko si intumbi ya Pamfili wapfuye. Ahubwo Pamfili wapfuye mu mwuka n'Imana bivuga. Nigeze njya gusenga muri Rutare rw'Ibwera mvura abantu bajya mwumva hari i Kigali hirya mu Gasyata. Ndi gusenga Imana irambwira ngo iyo mbona umurokore, hari ibintu nyine mujye mwihangana ivuga Imana n'abantu bayo bafite ukuntu tuvugana. Uko mujya mubona umugabo ariko byita kuresanya simbizi, umugabo ari gukorakora umugore w'abandi cyangwa umugore w'abandi ari gukorakora umugabo, bino by'ubusambanyi ukuntu abagabo basigaye byita gute, ni nka karesi. Yego, nuguheheta ibintu biraho ngaho. Imana namye ngo uburyo yo ibibona, yibona umuntu w'umukristo ari kubikora. Ni nkuko agafashe umuntu muzima ari kubikorera intumbi. Kuko mu maso y'Imana umuntu utari muri Kristo Yesu wese ni intumbi igenda. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo mwese mwari mupfuye. Kera mwari intumbi zagendaga. Niko Imana itubona. Mwese mwari intumbi zagendaga. Hanyuma iyo mugeze muri Kristo Yesu muba bazima. Ntago Imana ikibabona nk'intumbi, itangira kubona noneho nk'abantu bazima. Noneho hibaze iyo Pamfili ndi kwikuba mu ntumbi, nuko Imana ibibona. Niyo mpamvu bw'Umunaziri ngo ntakegera intumbi. Ntabwo cyari question yuko ari intumbi y'intumbi. Kuri bo yari intumbi, ariko muri twe ko turanazirimo mu buryo bw'umwuka, n'intumbi tubwira nizo mu mwuka. Ntago ari zo mu mubiri. Umva ikindi. Niyo mpamvu abantu kwe kwitondera inshuti bagira. Mwuka byaramwe, inshuti ni ikintu Imana ikostinga mu rwego ruhambaye. Niyo mpamvu kwe kwibaza inshuti yawe niba ari inshuti y'Imana. Kandi Imana kuba ifite igipfa n'umuntu, mukwiye kutaba inshuti byiteka, kuko umunsi yaza zakubita byombi. Aravuga ngo ntakihumanisha urupfu rwa se cyangwa rwa nyina cyangwa rwa mwene wa mwese cyangwa rwa mushiki we, kuko yiyereje Imana kwera, kuko kwiyereza Imana kwe kuri ku mutwe. Mu minsi y'ubunaziri bwe yose ahore ari uwerejwe Uwiteka, kandi ntagira umuntu upfa akanuka ari iruhande rwe akanduza kwera kwe. Aziyogosheshe ku munsi wo guhumanuka kwe, umunsi wa karindwi aba ariho yiyogoshesha. Kuwa munani azana intumbi ebyiri cyangwa ibyana by'intungura bibiri ku muryango w'ihema ry'ibonaniro, abiha umutambyi, maze umutambyi atambe kimweho igitambo kitambirwa ibyaha, ikindi igitambo cyotswa, amuhongerera impongano y'icyaha ya ntumbi yamuzaniye, amweze umutwe kuri uwo munsi. Umunaziri yongere yereze Uwiteka iminsi y'ubunaziri bwe, azana umwana w'intama utaramara umwaka w'igitambo cyo gukuraho urubanza, ariko iminsi yabanje izaba ipfuye ubusa. Nakagana ashaka kuvuga umunsi, kuko umusatsi bazaba bawogoshe, iminsi yawe umaze izaba ipfuye ubusa. Yego, kuko ubunaziri bwe bwahumanijwe. Noneho urumva Samusoni we kugira umusatsi ni ikimenyetso cyo kurinda bwa bunaziri bwe igihe kinini. Abantu ntabwo bajya bumva ukuntu byagenze. Samusoni muri guhumana gutangira ryari? Umunsi aca mu nzabibu. Hari umunsi agenda ajyanye na se agiye kubereka umugeni, bagaca mu mirima y'inzabibu. Ngo naho hano yarahaciye, arahaca akaza kwicira intare, nyuma iyo ntare ikazazamo inzuki, zikabamo ubuki. Urumva yegereye icyambere hajemo intumbi, hajemo imizabibu, kandi ntiyemererwa no kuyegera. Urumva buriya Samusoni na benshi batekereza ko gupfa kwe kwabaye kumwogosha umusatsi, ariko ntabwo ari byo. Kogosha ubusatsi ni ikimenyetso cyo kurangira k'umunaziri, ariko ubundi guhumana yahumanye. Ibyo ni byo abarokorera ubanga. Icyo gihe Imana yarambwiye ngo ni uko mba mbona umurokore, mba mbona iyo agenda yikuba kuri uriya nuriya, mba mbona agenda yikuba ku ntumbi. Dukwiye kwitonda ibintu dukora byose, kuko mu isi y'umwuka bafite ukuntu bibonwa. Twe mu mubiri
tubibona nk'ibintu bisanzwe, ariko mu isi y'umwuka habamo imbaraga ziruta iz'abantu batekereza ko zibamo. Numvaga kuri iki kibazo cyo kwezwa cyangwa se cyo kuba umukristo twagisubikira, ni ikintu twaganira kuko ni ubuzima. Kuba umukristo ni ubuzima, ni ubuzima. Ese Jeremy, tekereza guhura na Samusoni mugahura nka Nyabugogo se ntiyahurura? Sinzi umusatsi wa Samusoni ukuntu waba ungana, ariko biri kose reka tuwutekereze mu buryo bumeze gutya. Yaba ameze nk'umuntu ukora igifuka cy'intuza mijumbere. Mijumbere urayizi? Mijumbere se urasi ni ubwatsi bw'inka ariko buva ku bijumba. Hari ukuntu baca imigozi bagakoraho iyo bazajya gutera byasigaye, noneho ibyasigaye biba byafatanye n'imizi yo hasi n'iki, ibyo nibyo bita imijumbere. Rero hari ukuntu umuntu yikoreye igifuka cy'imijumbere cyangwa wenda ashyiramo n'urwatsi yahiye mu kabande, byose ari igifuka kinini yikoreye. Nako ntekereza ko umusatsi wa Samusoni ushobora kuba waranganaga. Urumva ikintu cya mbere umuntu wese umubonye arabona ko atandukanye. Ubu ni nako abakristo bakatubonye, twakabaye dutambuka ahantu umuntu wese akadutandukanye n'abandi. Ariko uzi ko uyu munsi gutandukanya ukijijwe n'udakijijwe bisigaye bigoye. Atari kubera ko abadakijijwe ari bo batuvangiye, ahubwo nitwe twivangiye. Umuntu akubera ko akijijwe ariko akabaho nk'umupagani. Tugiye dushaka kubaho nyine nk'abandi bose, nka Bibiliya yo ibita bisi. Tugiye dushaka kubaho nk'abisi. Hari akantu nigeze kubona kuri TikTok ngo wese ngo ninde wababwiye ko ngo abadeperi ngo bagomba gucupira, ngo wese ngo ninde wababwiye ko ese ninde? Herega gucupira ni umwanda, kandi umwanda ni icyaha. Icyo cyo tukwiye kucyemeranya. Ariko se ibintu kugira isuku n'ubwibone bihurira ahantu biba bihuriye, kandi kudacupira bitandukanye no kwivanga n'ibyo tutemerewe. Kudacupira no kwicupuza se urumva gusirimuka. Gusirimuka, hari ugusirimuka. Kudacupira ni isuku, ni ukugira isuku. Kuko gucupira ni ukugira umwanda. Nyine ndi kuvuga ngo harashobora gucupira no kugira umwanda kubera ko hari igihe umuntu akubwira ngo avuye mu mujyi ajya mu cyaro aracupira. Ariko hari igihe ushobora gucupira tugite gusa nabi udafite umwanda. Oya, ni ukudasirimuka. Ese ubundi ntabwo byiza ko twemera gusimbuka, kandi bitwemerera rwose, kuko Bibiliya ni ibintu by'umunedendezi duha. Bibiliya ni ikiganiro inyigisho nayikoze hera, ariko dushobora kuba ntarayitambutsa kuri YouTube, ariko naritambukije nkana mu materaniro. Umudendezo mu Kristo, umudendezo wacu. Bibiliya twemerera umudendezo. Icyo bitubwira tuvuga ngo umudendezo wanyu ntuburwa rwo gukora ibyaha, ariko Bibiliya twemerera umudendezo. Ibyo mukora byose mubikore kugira ngo izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Icyo abantu bakwiye kumva ni uko gukizwa ntibivuze kuba ucupiye, kuko dufite abantu bari buze umwuka wera kandi bari abasirimu. Dufite abakire bakomeye cyane muri Bibiliya. Aburahamu niwe sekuruza w'abizera, muri butunzi arafite. Gusanga Isaka we yaje gukira, ngo arakira ngo kugeza ubwo yaje gukira cyane. Iryo jambo ryarananiye kuryumva. No, yaravuze ngo yabaye umukire, ngo arakomeza arakira, ngo kugeza ubwo yabaye umukire cyane inshuro 3. Hari level y'ubukire, hari level y'ubukire n'ubukire bwo gukira cyane. Kandi abo bantu bubahaga Imana. Yobu niwe mukire wa mbere uri nko ku isi icyo gihe. Abantu ntabwo bajya bakunda kugitekereza. Icyo gihugu niwe, ntabwo ari mu gihugu. Uzasome neza. Yari umuntu ukomeye, yari umukire. Umva ukuntu Bibiliya ivuga mu gitabo cya Yobu. Iyo nkuru irandyohera iyo nyisoma, hatamvuga ntere ku twege bagafifi byatunaniye gukizwa. Mu gihugu cya Usi hari umuntu witwaga Yobu, kandi uwo muntu yari umukiranutsi utunganye, wubaha Imana akirinda ibibi. Umva ibyo bintu. Yari umukiranutsi utunganye, wubaha Imana akirinda ibibi. Nuko abyara abahungu 7 n'abakobwa 3. We yari afite abana 10, kandi yari atunze intama 7,000. Ni wari wazibona n'amaso. Zarisha ku uyu musozi ubwo. Ingamiya 3,000. Abantu basesengura Bibiliya bafata ko ingamiya urazizi zazindi abantu mu mutabaheka ibintu. Burya ngo mu gihe cyabo ingamiya n'abantu bazitunze muri ba bihugu ni nko gutunga ikamyo ya romoroke. Zira bikamyo ya rukururana.
niko gaciro kayo. Noneho yaratunze ibihumbi 3 si mu Rwanda za parika ibihumbi 3 yaratunze amapfizi 1000 yo guhinga. Amapfizi yo guhinga uyu munsi yasimbuwe na zino mashini zihinga. Ibaza ariko amapfizi kukibongera kora guhinga nuko yari amapfizi atandukanye yari imeze nk'imashini ubwabyo. Urumva ntahingisha abantu, ahingisha imashini. Yari afite indogobe z'ingore 500 n'abagaragu benshi cyane. Uwo muntu yari akomeye kuruta abantu bose b'Iburasirazuba. Abyumvishe ko atari ikibazo, kandi iyo bavuze ngo Iburasirazuba niho hari hatuwe. Kuko iki gice cya Yusu bavuga ni iyo tubaze uyu munsi ku ikarita y'isi ni mu gice cy'Uburayi bw'uyu munsi. Hanyuma Uburasirazuba bwabo bwose ubwo ni Uburayi bw'Iburasirazuba na Aziya n'igice cyose cya Afurika y'Amajyaruguru ibyo byari bituwe nibyo babaraga. Niwe wari ukomeye aho. Amerika rega ntago zabagaho, kandi ntibimubuze kubaha Imana no kwirinda ibibi, kuba umukiranutsi, kuba intungane, kuba yubaha Imana no kuba yirinda ibibi. Uyu munsi ibintu byinshi turabigira, ariko aka kantu ko kwirinda ibibi akenshi usanga ariko twabyishoyemo vuga ariko so hari icyo bitwaye atari ko ndebe. Ibi ni ibintu dukwiye kwitondera abakristo tujya mu ijuru, kuko ntabwo urugendo dukora ari nk'urwo rwa hano mu isi. Imana ifite uko ibona ibintu kandi ishaka ko kwibibona ariko tubibona. Hano habamo ikibazo mu bukristo. Imana ishaka ko uko yita ikintu ariko ukwiye kucyita. Niba ivuga ngo Jerime Pamfili ni intumbi, ntabwo ukwiye kumva ko Pamfili ari umugabo wa Kariza. Kumufata gutyo ni intumbi. Icyo nicyo kitunanira rero. Hanyuma ikibazo gikomeye ari cyo usanga izo ntumbi zikiza cyane. Ni ikintu kitoroshye. Nagira ngo ngushimire ku ikiganiro dutumiyemo, kandi dushimire abana badukurikiye mu bice by'ikiganiro byose. Ushobora kuba wenda se hari ibibazo byinshi, ariko bajye babibariza muri commentaire ko bikose umwanya ushize. Umuntu yabonye umwanya arabisubisa. Nagira ngo dusoreze aha. Yego, ndabashimiye. Ndagushimiye mwakoze kwitabira ubutumire. Bibiliya iyo urambuye niho uhita ubona ngo abantu bo muri iki gihe bakeneye ijambo ry'Imana, ariko urabibona nawe ko abantu bo muri iyi minsi dukeneye ijambo ry'Imana koko. Dukeneye no kuryumva tukarisobanukirwa, kuko abenshi hari n'ubyumva wa mugani kubera ukuntu umuntu yaje akabyigisha ukwe bitewe n'uko nawe abyumva, ariko dukeneye gusobanukirwa neza ijambo ry'Imana. Reka dusoze dusenga. Hinira ahangaha naho ubutaha Imana nitugezayo, kuko n'ubu Imana ivuze numva nakwishima. Si uko ntafite imishinga hano mu isi, ari igihe tuvuga ibintu umuntu atashaka nuko ntacyo homba mu isi. Nturi ntacyo nayizanyemo, nta n'icyo nzayivanamo. Ikimenyimenyi umunsi napfuye ntacyo akora. Abonye basiga umuntu bamupfaga sona akamwambika costume akajyana ko, ariko ntago bamanukana ngo bagerane. Ntekereza ko biguma hari ira costume guma hari yana ko bakayigira. Dukwiriye guhora twifuza. Nigeze mbaza umudamu nako n'umukobwa arakuze cyane, ari mu myaka 50 n'ingahe, ntago yigeze ashaka kubera kwiyegurira Imana, kandi umukristo muri ADPR. Umunsi umwe yarapfuye arazuka, kandi apfa ibintu byose byavuganye n'Imana n'iki. Naramwaje none se umunsi upfa ntabwo wari ufite ubwoba cyangwa ngo ugire n'agahinda ngo ubabare n'ibyo usize mu isi ugiye utabyaye nta mugabo ntaki. Yambaje ikibazo kimwe kijyana n'abantu bagikurikiye bazabyibuka. Kandi ati Pamfili, wa munsi w'ubukwe bwawe ko ntigeze mbonurira. Hano ari kurizwa n'iki kandi nyine umugore nari ncegeye imyaka n'imyandiko mubonye. Arambwira ati nanjye nuko numvaga ameze, numvaga nsanze umukunzi wanjye. Mana mu izina rya Yesu turagushimiye
wakoze kuduha ubu buryo n'aya mahirwe kugira ngo tugukorere, wakoze kandi kubana natwe muri iki kiganiro, tugusabye umugisha kandi umurimo wacu turawukoze. Pawulo niwe wabwiye abakorinto arababwira ngo yaba njyewe, yaba Petero, yaba Apolo, icyo twakoze, umwe yarabibye, undi araza arabagara, undi araza aruhira, ariko Kristo niwe uzimeza. Natwe tubibye ijambo ryawe, ndakwinginze uzimeze kandi unazikuze, mbisabye Imana mu izina rya Yesu, amen.